warwanije gukora imbaraga zawe zarangiye ariko Imana irambwiye ngo itangiye kukurwanirije kugusetsa nawe uzaheka nk'abandi nawe uzashyira ku ibere nk'abandi abantu Imana yatabaye hano imbere y'abanzi babo ntibazabona ntabwo twarwariwe ikindi Imana yankoreye yanze umunsi yahiye igakongoka nyirayo Imana yamutegetse kuyikorera isubiramo uyisubiramo yego se umumama w'abana babiri n'umugabo umwe yego nararitswe na mwene so bita mama Gatesi ntabwo yabashije kuza ngo ari kubabara amaguru ariko yahandangiye numva mfite imbaraga zo kuhaza Imana iduhane umugisha yego Imana tuyikomera amashyi si wacu niwe burende nta nkubikubita burende mfite umutware n'abana 6 amen naturutse mu itorero rya Bumbogo muri ADPR yego ibisigaye Yesu aduhane imigisha nararitswe n'uyu mama twicaranye Imana muhumugisha tuyikomera amashyi yo kabyara Mana duteze ibiganza urabigikwereye ibiganza ayiwa Mana duteze ibiganza urabigikwereye ibiganza we twakomeje haleluya amen haleluya amina ariko ko mutikiriza we nezerewe Imana muri iki gitondo yego naturutse i Kanombe nsengera muri Roboti Church undi Imana ishimwe Imana iduhane umugisha amen ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana we
twakomeje nitabasa prefore uzapasha mbenyiriho uzakomeza unesina uzaba n'iherezo ryiza zareba amaherezo y'ibibi kandi amen. Imana izabikora izasohoza ibyo yakuvuzeho. Imana irambwe ngo ije kurwanya n'ibikurwanya kandi guhera uyu munsi wandike ngo Imana yakamije akagezi yacu ko yakandi bazaruhira ubusa. Twakomeje nitwa Mukandayisenga Beata. Imana irambwe ngo irakubakiye. Imana irambwe ngo irakubakiye. Stephen Peck ndaza kukongorera. Twakomeje itana pre hema sadema rashadro hera siwi pira twakomeje. Imana iguhumugisha. Haleluya. Amen. Nitwa Mukandayisenga Beata. Erega tuba twarayemo hano. Mukandayisenga. Yego ndi umubyeyi. Naturutse Karumeli niho nsengera. Imana iguhumugisha. Ibindi byose Imana ibitanga. Tuyikomera amashyo kabya. Ubiteregeni Imana. Ayiwa kubiteregeni Yesu. Oh Mana ari kubite. Ubushomeri. Amagambo. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Himbazwe. Nitwa Kasandere Tishia. I love you. I love you too. Long time. Mbese ndasubiza ngo iki? Se Okay. ingorata no ibyo nsubiza ariko ntacyo. Urasubiza mbo long time too. Wrong time no. Okay. Wrong time too. Okay, ongera ukavuga neza. Long time. Wrong time too. Ni kera pe. Kera nukuri. Nshima Imana nitwa Kasandere Tishia. Yego. Iwacu ni Uganda. Nkorera Kicukiro Gahanga. Yego. Nshima Imana wandarise nabindi kumenya ngo waragiye pe. Nakwaye kamisaze urambwira ngo rahari nanje narabibonye ku YouTube ndikumenya ngo noneho mbyuka mu gitondo nanje ndaja mu ibature yayindeye kubyuka saa 11 ngeze mu rusengero ntangiye gushenga Imana irambwira ngo nze gusenga. Yego. Ndavuga se agarase ndamuha message arambwira ngo arasenga kandi ikintu cyanejeje cyane uyu munsi nukonje ikintu cyanejeje cyane pe mperera bwa bundi uyu mugabo wa Uganda abahanga ndabesha Nico gihe. none ndashima Imana kuba yandaritse nanjye ngo nze murebe. Imana iguhumugisha tuyikomera amashyi. Amashina y'Imana yakomeye ntacyo bitwaye. Hallelujah. Urava hano ubonye Imana kandi Imana irakwereka twakomeje. Hallelujah. Twikirize. Ikirize. Hasibi witeme. Amen. Nitwa Batamuriza Olive. Batamuriza Olive. Sengera ikarumeri. Asengera Karumeli wacu. Adeperi Gasave. Ni Adeperi. Yego. Oh, Adeperi nangize ngo ni wacu Karumeli mu Masisi. Adeperi ni Gasave. Yego. Ndi umubyeyi w'umugabo umwe narakubonye numva ndagukunze cyane. Ndagukunda ni wowe umarira mega ahantu hose mba ndi kureba Grace.
Imana guha umugisha. ndagukunda cyane narakwandikiye ndakubwira nyobore nzaze kuri uwo munsi biba ngombwa ko njya mu kazi sinaza nshimye Imana ko uyu munsi nahageze ibindi Yesu aduhana umugisha tuyikomera amashyi yo kabyara dore igihe umaze kuri wa musozi kirahagije ngwino wisubira inyuma kirahagije ari dore igihe umaze ku musozi w'amarira dore igihe umaze ku musozi wo kuvugwa kirahagije ngwino wisubira inyuma kirahagije Imana irambwe ngo irashoboye ariko Imana itabare cyangwa ntitabare kirahagije ngo wisubire inyuma aho imbaraga zawe zinaniriwe nihize Imana zihereye zikora mu bantu bagiye kubona abana batabari kurimo ufite bangahe we kwakerekeje y'ibiganza nimuvuga ngo imuha abana 10 mu myaka 10 Imana imuhema abana 10 buri mwaka ubyare nawe utahe kare pirati salape Imana irambwiye ngo hari umwenda wabuze prefo agashati kakaburuse karimo amabara atukura nibyo cyangwa sibyo ene prefo siko Imana irabagoye ene tasara Imana ivuze ijambo rikomeye ngaho bagatabitse Imana ikoze ikintu gikomeye iteje abantu kuhahinga Yesu arakurogoye Imana gafite udupesi hano imbere ntago mbese erahi ntago bifuje kubyara ariko Imana mbwe ngo irakurogoye twakomeje kandi uzaza gushima uhumure kirahagije wisubire inyuma Imana isho gukora imbaraga zawe zarangiye ariko Imana irambwe ngo itangiye kukurwanirije kugusetsa nawe uzaheka nk'abandi nawe uzashyira ku ibere nk'abandi Imana guhumugisha twakome mumbabare muri gutuma ngira Haleluya. merci prof of again Amazina yanjye banyita bene gusenga Claudine. yego kro Ndi umubyeyi w'abana batatu. yego Aba naturutse mu Nyakabanda. Akaba ariho nteranira. yego Aba narakubonye kuri YouTube. yego Nkoraho nimero zawe ndakwandikira. hera be Mbwira ko muterana kuri uyu munsi. Imana ishimwe ko mwaje nkazi. tuyikomera amashyi twambaye iniforume fata mikoro bimbwire neza nkanjye simba mbyibuka ndarya inyama Haleluya. amen ajya kuvuka ari wamuvuzeho ubwo niyo mateka ye rero no kuba abashije kugaruka mu rusengero nashimiye guterana namwe yego ariko amateka maremare amateka Imana yamuvuzeho ubwo ngubwo yaje nawe nko mu buryo bwo kugushimira ngaho da
amashimwe ariko Imana iduhana umugisha guterana nawe. Haleluya. Amen. Munyoherereze hano di. Gaho mpobera kiboro. Twambaye iniforume. Yitwa Umutoni Pamela Cyiza. Imana iguha umugisha. Amen. Papa ugire nubwo nyibitse ni yanjye yigo namuvuze hajya kuvuka. Fata mikoro papa, fata mikoro bimbwire neza nkanjye simba mbyibuka ndarya inyama. Haleluya. Amen. Ajya kuvuka wari wamuvuzeho. Ubwo niyo mateka ye rero no kuba abashije kugaruka mu rusengero. Ubwo ngubwo nishimwe aguhaye yuko Imana yagufashije bikakunyuraho bikamuvugaho kagenda neza. Ariko twayikomeye amashi. Umufashiriza umwana turagira Bowaze twakirira iki umudamu dukomera Imana yo mwijuru amashyi. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Munanyegere kuko numva ntuzuye neza. Umwaravuze ngo bikore Mana bikore wiyubahishe bikore. Ariko Bowaze na madamu bahurira nabo bawuciyemo. Iyo Mana iyo ngiyo yatesha umuntu mu muriro mwashe. Ndagira ngo mubwire ngo ntabwo ubuhamya bwawe buruzura. Tegereza umuriro kuko niwo utuma ureba ko igikoresho cy'Imana cyuzuye. Ntabwo nje kubwiriza ariko nije Bowaze mfite umudamu nkunda cyane. Uratari kumukunda hari abantu bagoretse amagambo
satani abaye ngombwa akigobeka mu rukundo rwanjye nawe ukagira ikintu cyitwa hagati yanjye nawe cyose nakihanganira ariko kuko nta n'igihari ndashima Imana tugize umwe ibaze aho bavuga ngo Bowazi yafunzwe ari mu rufunzo ari gusenga Imana iri kuba bitazabwira abaturage bari hanze n'ubu ari ntabwo arasobanura uwo gatoya waza witaza satani nabo yaritsemo cyeko banza wumva ibyabo ndashima Imana no kuyi Imana ishimwe ari kubahira gikombe ariko aleluya ndabye imfura ciye mu kuzibana ndabye mutama Imana impaye kurasane ku busa sanga turaberewe aya ntabwo mubona turi kubibona reka nababwire nimwikuraho ubupfura bwanyu bose ndabufata haleluya icya kabiri Imana igiye kwishingira igiciro umwana w'umuzungu utari umuzungu zayo yewe uziko aho utavukiye aho utakanagiye aho utahagarara yego amasezerano ufite azahagararwa muri kikuvuyemo ariko nkumbuye umubyeyi nkakunda n'itorero shimye Imana muri rusange namwe ndabashimiye ntabwo bamwana kwiza mbye gusoze nozere mbibwire nitwa Bowazi Rweki Misagara ndi umwadeperi ariko ntabwo nkunda amagambo mu bijambo hanyuma rero bankundiye umunsi turaza gusangira madara utangiye kurakara ihanga ariko ngewe naho duhuguruka mu kirere ntajya kugera nk'ahantu nawe arabizi hanyuma rero Imana ishimwe ikindi Imana yankoreye yanze umunsi yahiye igakongoka nyirayo Imana yamutegetse kuyikorera isubiramo uyisubiramo haza ndi gutaha hanze ndacyayirimo abashaka kudusura dusure ahahiye hahindutse hashya izo ni imbaraga z'Imana icya gatatu nashatse umuryango nkunda nawe kandi unkunda icya kane nkunda Imana bayubaha wari ukwiriye Bowazi nerekeza ibiganza uretse uhagarara ahangaha erekeza ibiganza hamwe yabiteranye bari bakwiranye numvishwe muhagarara n'inkuru zari kwikubwira tugire dutya erekeza y'ibiganza Imana ibaha iki imbaraga ni iki bakomera mu izina Imana ibangurira ipa Imana ibagwiriza ipa kamara Imana yacu amashyi neza kandi ikiganza cy'Imana murakibona hereza Yesu wacu icyubahiro tugire gutya Bwana Yesu wasifiwe Bwana Yesu wasifiwe Zamura haleluya wakugira Imana kugira gukire
twese dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.